afite ubumenyi bw'isi arize rwose primary uwo muntu afite ubumenyi we by the way afite ubumenyi primary secondary O level A level ibyo bivuyeho kaminuza ararangije aragraduatinze nibyo afite ubumenyi ariko nta bwenge niba umuntu afite kaminuza agiye kwishimisha yambaye akajipo kageze ahangaha yisize ibintu hano ahangaha harabona abonye bagira ingoyi bagura ingoyi buriya iyo ndebye umwana w'umukobwa mbona abahungu buriya twararushye kuko umukobwa ashobora kwipirata imbere yawe umuntu akavuga uti mbega umuntu we nawe ukirukanka kumva ufashe agashushanyo ufashe igishushanyo kuko reka nkwereke David ikibuno ni ikigurano ingoyi ni ingurano makiyaje yishyizeho yapfumuye hano apfumura hano amatwi yujujeho ibyuma ku rurimi naho barahapfumura urumva akaza na hano ku mukondo naho barahapfumura noneho hano hari ikintu nabonye bizirika nibagiwe cy'igikandara nibagiwe izina ryacyo abantu benshi bagikoresha kigabanyije aha urumva akambara akajipo kageze aha akambara icyo bita ni grunette ngira ngo nayo akabayishyize aha ngaha karakarundi kavuga iki karakantu sinzi icyo gasobanuye ariko wabona gasobanuye iki niba sinzi ukuntu numvise bakansobanura niba Imana nakomeza bane namwe mwebwe mukurikiye Mugunga TV ni mugubwe neza aho muri hose turabasuhuje amajyepfo iburasirazuba amajyaruguru uburengerazuba umujyi wa Kigali nawe vuga ahandi abakunzi bacu bari muri Canada turabanezerewe cyane rwose kandi turabakiriye mu kiganiro tubafitiye uyu munsi cyiza gihindura ubuzima bwa benshi buriya no muri Australia Amerika mu Bushinwa uziko bose baradukurikira byashoboka ugatangira rero ubibwira abakunzi ni ibisanzwe nk'uko mubizi ni Mugunga turatsinze Vincent umupapa umusore umugabo rwose muhorana umunsi ku wundi kuri Mugunga TV ongeraho n'akari babwire ko ari wowe boss wa Mugunga ntacyo bitwaye nibyo koko rwose Mugunga TV show ni TV rwose mbarizwaho umunsi ku wundi ni TV yanjye reka mu by'ukuri nshingiye kuri ibyo ngibyo nk'ibisanzwe suhuza abaterankunga abantu umuntu yari inkunga umunsi ku wundi ndabasuhuje kandi ndabakiriye mu kiganiro muze mubane natwe n'abandi bakeneye kudutera inkunga rwose muyidutere umuntu agirwa n'undi ni ukuvuga ngo umuterankunga ubundi aba ari umufatanyabikorwa abantu bakoze subscribe ntaguciye mu ijambo abantu mwakoze subscribe abantu rwose mufata ibiganiro byacu mukabisharinga abantu murayikinga abantu rwose mu viewing mujya ku biganiro byacu mukabikurikira mwubahwe pe muri abantu bakomeye erega buriya cano buriya ni nk'idini y'umuntu ego kuko niba ushyizeho ikiganiro abantu bakabasha kukumva burya ntubwirije itorero rikomeye se ni ukuri pe cyane abantu 60 bari imbere yawe ukababwiriza ijambo bakaryumva bababaye reba aho wabicaza mu rusengero hari abantu nabonye hari ikiganiro nakoze mbona cyakurikiwe n'abantu 600 abo bantu ni benshi ni benshi ni ukuri pe popo ubwo uzi ikintu rwose kiba kibayeho ugize amahirwe muri abo bantu 600 kuko ntago ariko bose burya bahinduka ariko muri abo bantu 600 nibura ukabonamo nibura 150 bahinduwe n'icyo bumvise muri icyo kiganiro ubugize umugisha ukomeye ngaho rero nibatanga ituro
ariko rero ituro mvuga burya ngo iyo uri kubwiriza n'ubundi biba ari ibisanzwe uri kubwira imbaga nyamwinshi. Ituro rero nibakande subscribe, mukande subscribe. Good. Ubivuze neza cyane, mukande subscribe rwose. Imana irabaha umugisha. N'amafaranga nayo ntawayanga. Ituro ry'uyu munsi nibakande. Hari uwanga ijana muri ndi? Ntawe kabisa. Ufite abantu 600 bose bakanzeho, urumva ko uraburi kuzamuka. Mu by'ukuri ibyo twari tuvuzeho ni inkunga ikomeye kudusubscribinga, mukadukurikira. Nkuko yaravuze n'amafaranga ntawayanga, kuko turacyafite urugendo rurerure. Turacyafite ibintu byinshi byo gukora. Kabisa pe. Ntacyo n'abana beza cyane kandi barabyumva. Ndizera ko bamaze kumenya ko ari we nyiri cano. Arumaze nk'ibyumweru nka bingahe harya buriya nka 2. Utabahereza. Ntabwo ari kubakira yurenze uyu rwose ibyumweru nka 2. Uyu munsi rero dufite ikiganiro. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu navuga byabaye akajagari. Ariko tutari twaganira ku kiganiro cyacu kutari wabibwira. Ngewe nitwa Gatama David. Arye mba nahimbawe nkavuga ngo buriya nanabavugishije numva guhera mu mba nagiyemo ko nabibwiye. David Gatama nawe turamwakiriye kuri Mugunga TV. Kuba atamenyereye Gatama David nanjye ndi umuntu w'umupapa ariko umupapa wubatse. Abana bangahe? Abana 5. Umugore umwe. Ariko 5 kongeraho ni benshi. N'abana bageze iwanjye babona ari nk'ikigo cy'amashuri. Abana bawe ku mugore umwe. Ntago ari kuri umwe ariko buriya ngende nacabade mbyara n'impanga. Okay. Ni ku bagore nk'abangahe buriya? Uwo mugisha ndawakiriye. Byari nka 3 umva uko nabari umunyenga. Okay. Ndakeka tubibwiye. Twakomeza n'ikiganiro cyacu. Twanagikomeza mu masaha. Ibi bintu bibaye akajagari. Mu masaha nka y'ejo bundi. Numvishe ikiganiro. Cyakirimo kuvugana na Scovia. Umva kakana. Naho kuza kugira ngo warangije kwiga ni nko guhinga intabire utagira imbuto uzashyiramo. None abanyeshuri ongera ugatangize bakumve neza. Abantu mwe n'ujya urangiza kwiga ujye uba nk'umugore ubyaye. Naho kuza kugira ngo warangije kwiga ni nko guhinga intabire utagira imbuto uzashyiramo. None aba banyeshuri babyina batya hanze bazi ibihabera nk'uko mbese yapurayinze asaba ishuri azi ngo n'akazi bakabona nk'uko babona ishuri ntabwo bikunda. Ndagira ngo mbibutse babajene mu marimbi yose dufite muri iki gihugu habamo abagabo n'abagore bangana na so mu gitondo bwacya badahari. Banki igateza cyamunara ugasigara uri inzererezi witwa mwene runaka. Nta muntu leta ifitiye umwenda w'akazi. Urakumvisha ako kana? Reka ngasubizemo ukumve neza. Abantu mwe n'ujya urangiza kwiga ujye uba nk'umugore ubyaye. Naho kuza kugira ngo warangije kwiga ni nko guhinga intabire utagira imbuto uzashyiramo. None aba banyeshuri babyina batya hanze bazi ibihabera nk'uko mbese yapurayinze asaba ishuri azi ngo n'akazi bakabona nk'uko babona ishuri ntabwo bikunda. Ndagira ngo mbibutse babajene mu marimbi yose dufite muri iki gihugu habamo abagabo n'abagore bangana na so mu gitondo bwacya badahari. Banki igateza cyamunara ugasigara uri inzererezi witwa mwene runaka. Nta muntu leta ifitiye umwenda w'akazi. Ari ikintu numvise ibintu byo kubyina bazi hanze uko hameze. Mu by'ukuri hambere ahangaha nabonye kuri stati y'umuntu yapostinze mbona umwana wari waguraduatinze ugasanga umuntu abana b'abakobwa cyane biyambika ubusa imyambaro ibatesheje agaciro. Yego cyane muri graduation party agasoza amashuri mu by'ukuri nibyo kwishimira ariko nanone ubikoze mu buhe buryo? None ugasanga niwo mwanya abonye wo kwiyandarika mu gihe ari wo mwanya wakabaye umwanya wo kwihesha agaciro. Yagaragaje uwo ari we. Agaragaje uwo yari asanzwe ari we n'uwo agiye kuba. Ubwo uzi icyo gihe jewe mu mvugo yanjye
afite ubumenyi ariko nta bwenge buri mu byo akora. Nkanjye bwite nkanjye niko nabivuga. Ubumenyi arabufite rwose, arangije amashuri, ariko nubwo arangije amashuri nta bwenge uzi icyo bisaba, ariko nta bwenge arimo kubishyiramo. Afite ubumenyi bw'isi, arize rwose primary. Uwo muntu afite ubumenyi we, by the way, afite ubumenyi primary, segonderi, orevo, erevo, ibyo bivuyeho kaminuza, ararangije, aragraduatinze. Nibyo afite ubumenyi ariko nta bwenge. Niba umuntu afite kaminuza agiye kwishimisha, yambaye akajipo kageze ahangaha, yisize ibintu hano ahangaha, harabona abonye bagira ingoyi, bagura ingoyi. Buriya iyo ndebye umwana w'umukobwa mbona abahungu buriya twararushye, kuko umukobwa ashobora kwipirata imbere yawe, umuntu akavuga uti mbega umuntu we. Nawe ukirukanka kumbe ufashe agashushanyo, ufashe igishushanyo. Kuko reka nkwereke David, ikibuno ni ikigurano, ingoyi ni ingurano, makiyaje yishyizeho, yapfumuye hano, apfumura hano, amatwi yujujeho ibyuma, ku rurimi naho barahapfumura, urumva, akaza na hano ku mukondo naho barahapfumura. Noneho hano hari ikintu nabonye bizirika, nibagiwe cy'igikandara, nibagiwe izina ryacyo. Abantu benshi bagikoresha kigabanyije. Aha, urumva, akambara akajipo kageze aha, akambara icyo bita ni grunette, ngira ngo nayo akaba yishyize ahangaha. Kara kantu sinzi icyo gasobanuye, ariko wabona gasobanuye iki. Niba sinzi ukuntu numvise bakansobanura, niba ari umuntu w'indaya, ngira ngo niba ari umuntu, sinzi ikintu gasobanuye kariya kantu, ariko gafite ubusobanuro, barabizi, bafite ukuntu babizi, ukuntu urimo urabyumva. Ariko hakaba n'abakambara batazi icyo kavuga, hakaba n'abakambara batazi icyo gasobanuye, bigana bagenzi babo, kwigana bagenzi babo. Kuko by the way, reka nkwibutse ko ibyinshi abenshi babyambara ntabwo ari uko bari bazi icyo bisobanuye, ni kwigana imyuka yo hanze, ibyo babona hanze, bikaba bishyira ubusambanyi. None se urumva hari ikindi bishyira? Ni ubusambanyi. Abana b'abakobwa ibintu bakora birakurura ubusambanyi, bwakisiga perfume, aca ku muntu, sometimes ntibiba binahumura neza. Igihe nta nubwo bimpumurira neza rwose, birananukira. Ibintu bya perfume igihe birananukira rwose, ntabwo bijya ariko urumva icyo ashaka, arashakisha ubwiza. Ariko wajya kwitegereza ugasanga ubwo bwiza ashaka ntabwo ari bwo bwiza bukenewe. Ubwiza bukenewe n'ubwiza bw'Imana yamuremanye. David, sinzi niba abantu badukurikiye barimo kubyumva neza. Ni ukuvuga ngo ubwiza bukenewe n'ubwiza bw'Imana yamuremanye. Imana yarakuremye iguha ingingo, iguha ingingo zawe, urangije wowe ufashe ingingo Imana yaguhaye, uzikoze uko ushaka. Gusa abadukurikiye bataza kubifata ko wenda ngo umuntu atazajya akaraba cyangwa ngo yisige, ntabwo ari byo tuvuga. Oya, ntabwo ari byo tuvuga. By the way, biriya bintu byo bisiga hano ku minwa, nibyo bisiga hano ku maso, nibyo bisiga hano biriya bya fondeta n'ibindi, jewe iyo mbiroye mbona ari umwanda. Sinzi uko bo babifata cyangwa uko babibona, ariko mbona ari umwanda. Reka mvugeho aka gastori, uru rugero. Umuntu ejo bundi twabiganiriyeho, arambwira ati umusore yaje mu bukwe, umukobwa nawe aza mu bukwe, muri bamwe baba bambaye bari makiya nyine ibyo byose. Arangije aza gusuhuza uwo musore, aje kumusuhuza, uwo musore yambaye ishati y'umweru, amuhobeye kwa kundi nyine baba bahoberana bigezweho by'iki gihe, nabyo abakubise hano. Harya hari uguhobera bigezweho? None se
iki kiganiro kirasekeje kiratangaje. Hari uguhobera nabyo bigezweho. abamukubise itama ku ishati ihera ko ako kanya irandura. Ishati y'umweru urayumva. Icyo gihe umugabo agerageza uburyo yabikuraho biranga. Yagiye mu bukwe mu by'ukuri nta kundi yari bubigenze, ajyana icyo kizinga ariko yaramwanduje. Uzahereza umwana w'umukobwa amazi yo kunywa ku gikombe cy'umweru cyangwa ku kirahuri, yashyizeho bya bintu bitukura. Iyo abishyizeho byanze bikunze cya kirahure kirahinduka. Jewe rero muri iki kiganiro ariko batankubita amabuye, batananyanga, navuga ngo ni umwanda. Ibyo tuzi ko ari isuku ni umwanda. Noneho ariko David, wowe urabyumva uti? Urabibona gute? Nawe nyine baze kwipfumura, tekereza niba uterese umuntu. Nibwo wenda twari dusimbutse gato kuri kariya ka Scovia. Ugasanga nuko ameze. Nujya kureba uriya muntu uraza gusanga ubwiza afite atari bwo wabonaga. Ni ikibazo. Kandi niba ukoze ikintu kugira ngo ukurure abantu, zirikana ko hari ukundi kuntu umeze nyuma yaho azongera akabona. Ubwo icyo gihe birakurura iki? Byose birakurura ubusambanyi. Uzi icyo bikurura noneho kuri ka kandi wari uvuzeho ko uterese ukajya kubona ukabona uwo watekerezaga si ubonye. Divorce. Divorce zinyanyagiye mu gihugu. Ingo zitubakwa ngo zikomere, ukajya kubona aho kugira ngo urugo rukomere, ahubwo zirasenyuka buri munsi. Ni icyo ngicyo. Ibinyoma. Tugaruke gato ku kantu ka Scovia. Kavugeho. Akantu ka Scovia we aragira ati ngo umwana uri kubyina gutya. Ubundi aza ahantu ari kubyinira. Uri kubyina wambaye ubusa. Kandi ngo warangije amashuri. Nicyo wakagombye gukora. Yongeye haravuga ngo ntago wakagombye kumera nk'umuntu urangije icyo yagombaga gukora, ahubwo uratangiye. Iyo umubyeyi abyaye umwana bavuza impundu, ariko akazi gasigaye kaba gakomeye kurenza akabaye. Niko gakomeye. Nicyo yavuga. Ni nako gakomeye cyane. Kuri kino gihe hariho ikintu bise uburaya bwisha abantu. Noneho reka nkwereke, reka turebe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga iki kuri aba bantu? Scovia ni umuntu mwiza cyane. Atujye uba nk'umugore ubyaye. Ijambo ry'Imana riravuga iki kuri ibi bintu turimo tuvuga? Mu Migani ibice 7, kaduhere wenda kuri uyu murongo wa 6. Aravuze ngo nari mpagaze ku tubambano tw'idirishya ry'inzu yanjye, ndunguruka, nuko ndeba mu baswa, nitegereje mu basore, mbona umusore utagira umutima anyura mu nzira ikikiye ikibero cy'inzu ya maraya. Nuko ayembayemba ajya ku nzu ye, ari mu kabwibwi bugorobye, ageza mu mwijima w'igicuku. Maze umugore aramusanganira yambaye imyambaro y'abamaraya kandi afite umutima w'ubucakura. Ni umugore usamara kandi ntiyifata, ibirenge bye ntibiregama mu nzu ye. Rimwe abari mu mayira, ubundi abari mu maguriro, kandi ategera mu mahuriro y'inzira yose. Yego. Nuko aramufata aramusoma, avugana nawe adafite imbebya ati, mfite ibitambo by'uko ndi amahoro, uyu munsi nahiguye imihigo yanjye, nicyo gitumye nza kugusanganira, nshaka cyane kureba mu maso hawe, none ndakubonye. Uburiri bwanjye nabushasheho ibidarafu byoroshye,
atangiye kumutera imitoma, bidozweho amabara y'ubudodo bwo muri Egiputa. Uburiri bwanjye nabumijagiyeho ibihumura neza, ishangi n'umusagavu na mudarasini. Ngwino dusohoze urukundo rwacu, tugeze mu gitondo, twinezeze mu by'urukundo, kuko umugabo wanjye atari imuhira. Wa wundi ni umusore, uyu ni umugabo, amini ni umudamu ufite umugabo. Yazindukiye mu rugendo rwa kure, yajyanye uruhago rw'impiya, kandi azagaruka mu mboneko z'ukwezi gutaha. Nuko amushukisha akarimi ke kareshya, amukuruza kuryarya k'ururimi rwe, ahera ko aramukurikira nk'ikimasa kigiye kubagwa, cyangwa nk'umusazi uboshywe ajya guhanwa, kugeza ubwo umwambi uhinguranye umwijima we, ameze nk'inyoni yihutira kugwa mu mutego, itazi ko yategewe ubugingo bwayo. None rero bahungu banjye, muntegere amatwi kandi mwitondere amagambo ava mu kanwa kanjye. Iri jambo uraryumva uti? Bijyanye n'ikiganiro turimo. N'ubundi rirabwira abantu bo muri kino gihe. Ni ukuvuga ngo imyambaro y'abamaraya. Hari abantu bambara imyenda migufi, bakambara utujipo tugufi tugera aha, mu by'ukuri batazi impamvu, bagendera mu kigare, bigana abo babona babyambaye, bakumva ko ari iterambere. Nyamara siko biri, ahubwo iyi myambaro ni imyambaro y'abamaraya. Ibi bisiga ku minwa, ibyo bisiga hehe, babyita ko ngo bashaka ubwiza, ngo aribyo bibagira basa neza. Oya, ni ubumaraya. Inshuro nyinshi niyo umubonye yabyisize, isura iba yahindutse. Abasa n'aba basa n'igini. Jewe nabonye umukobwa yaguze ingoyi, ni ingoyi ndende z'umukara cyane, andebye ngiye mbona ni nk'akagini neza neza. Nari nirutse. Wari ukiri umusore? Ariko n'ejo bundi narashatse. Ngewe natinze no kubimenya, nari nzi ko ariko ziba zireshya. Ariko mu by'ukuri David, abana b'abakobwa bari ahantu habi. Nyamara mu ijambo ry'Imana ho mu mategeko haravuga ngo ntimugasambane. Ntimugasambane. Mu mategeko 10 birimo. Bivuga ku busambanyi. Kuva 20:14. Ni umwuka wa Satani. Ni umwuka wa Satani, ni umwuka mubi cyane. Gutegeka, baze gusoma kuva 20:14, basome gutegeka kwa kabiri 5:18, basome Abagalatiya 5:19, nibarangiza basome Imigani 7:6. Bene data, noneho mu mahoteli harayange we, inzu buri icyumba kibaye cyavuga byinshi. Abagabo barasambanira mu mago yabo, abagabo barasambanira mu mahoteli, abagabo barasambanira mu tubari, abagabo barasambanira ahantu hariho hose, n'abadamu n'abakobwa bakiri bato, twana tukiri dutoya. Dushukwa, umugabo akaguhereza, akakugurira inkoko muri hoteli, ugakora bimwe bita kuripa. Inkoko siminofu. Noneho ubukobwa bwazanye ibintu ngo byo gukura abagabo, kana k'imyaka 12 kakaba wavugana nako kumva kazi ibintu byo gukura, ngo arakura umugabo amushakaho amafaranga. Icyo ushaka urakibona, ibyo byo uhaguruka ngo uje gukura, icyo ushaka urakibona. David, mu by'ukuri nibuka agasitore k'umusore umwe uri Remera, hari i Remera numvise, warongoye nyina. Mu by'ukuri bitewe n'iki? Ya miti banywa, bya binini banywa ngo barashaka kwemeza abakobwa. Hari ibinini numvise banywa ngo barashaka kwemeza abakobwa. Biratangaje. Nibwo nari mbyumvise. Ibyo binini ntabwo nari nzi ko bibaho.
nza kumva ubundi ni kinini bwoko kinini gisanzwe Sindakibona. muri alimentation sindakibona ariko ubanza amaforomasi abigira Mhm. byashoboka byashoboka ukakinywa byashoboka ukakinywa ngo kikagutera ubushake ntiburangire vuba ariko kuri ukavuga si ibintu nk'ibyo n'ibyo nabyo ni nka bya bintu byo twavugaga by'abakobwa byo bambara n'ibyo bisiga bishakishiriza ubwe ni ukuvuga ngo icyo gihe uba utaye umwimerere w'umubiri wawe uba ushatse kugira ngo umubiri wawe wongerere izindi mbaraga erega byose ni imyuka ituruka mu bazungu ibintu bituruka mu bazungu ni kwigana urumva icyo kinini ntekereza ko abanyafurika cyangwa se abirabura batari bakizi byaturutse hanze nk'uko n'ibindi byose biza ariko icyo kinini ntekereza ko kitakabaye kigira agaciro mu birabura ariko kubera umwuka wa satani imyuka ya satani ikora mu isi nyine nta kundi turi hamwe nabyo tubana nabyo abana b'abasore barabikoresha ariko ntabwo twababwira ngo ni byiza ahubwo ni bibi ni bibi cyane byaje gusoza uwo mwana w'umusore ngo umufiyanse we yari yatumiye bari buhure nyine ngo yari buze kumusura bakahura ubwo yari bumuterete wenda kugira ngo agere ku cyo yashakaga akigereho amwemeze bisoza ataje ariko ubundi icyo kinini umuntu akinywa ari muzima cyangwa wenda nuko aba afite ikindi kibazo cyangwa yapfuye ku mu by'ukuri akinywa ari muzima umuntu akinywa ari muzima cyane kiri bumufashe kigora none kiramufasha ngo gutinda kutarangiza vuba yemeze umukobwa byaje gusoza birababaje cyane byaje gusoza ngo nyina wa mukobwa ataje umuhungu ashaka kugira ngo asohoke ashakishe uwamufasha ubwo kigutera ko uri buhite usohoka ku buryo biramutse byanze icyo ufashe aho ni icyo ufashe nicyo urangiza uwo uhuye nawe agisohoka rero cyane kuko uba witabara cyane akwica ubabare cyane agisohoka ngo akubitana na nyina kubitanya na nyina rero ngo abari warangiza abari washyira hasi arakora ibyo yakoze nyina atinya gutera induru ngo yari yashatse kubyubaha yanze gutera induru ngo ku munota noneho yumvise ngo agiye kugeza ngo aho yumvise agiye nk'umwuka gushiramo atera induru ati ndapfuye rwose ateye induru rero baratabara abantu baraza bamumukuraho ni story numvise ntabwo ari bihamya neza ariko iyo story narayumvise ko ngo ari Remera hariya ariho byabereye mu by'ukuri ntabwo ibyo bintu ari sawa ni umwuka mubi n'abagabo bazengurutse intuza zabo mugende gake iyo wagiye gakeya ko ibintu biba bihari kandi ibintu mu isi ko ari ibyacu wagiye gake ukarya akagabuye muvandimwe urya akagabuye mureke kwandavura mureke gukora amahano abantu bareke gukora amahano abantu bagende gake bitondera ibintu bakora ni ubujiji mu by'ukuri abantu bazi ko bafite ubwenge ariko nta bwenge ntabwo wakora ibyo ngibyo ufite ubwenge satani araza akagutera akagukoresha ibintu bidakwiriye ibyo bintu ni ukwandavura rwose kandi ni umuvumo iyo mivumo tuyange rwose tuyireke tuyivemo ariko ubu si ndi umusore yewe rwose kuri iyi saha mbayeho neza nishakira ndi muto nta bintu byo kwandavura ngomba gukora nkakoresha ubwenge bwanjye ku gihe umuntu wakora rero atyo afite intego nta kintu na kimwe atageraho kandi arya akagabuye kandi ikindi nkeka ko n'ibyo bintu bafata bishobora kubagabanyiriza iminsi yo kuba
very good cyane. Base ko ubushobozi wenda bugenda buga simbizi. Ariko umuntu yanabyimaje. Mariko umuntu yanabyimaje. Ugashyira muri common sense. Ugasanga rwose byanze bikunze byanakugabanyiriza ubuzima, byakugabanyiriza iminsi yo kubaho. Imiti nk'iyo ngiyo ibifite n'izindi imbaraga utamenye iyo zituruka. Ese wamenye uri iki n'uburozi? Reka dufate umwanzuro gusa wenda ukashyiraho nk'umwanzuro kugira ngo dufunike ikiganiro cyacu neza. Gusa kuri no se hari umwuka utari mwiza w'ibintu bijyanye n'ibyo n'irari n'ubutinganyi. Ibintu by'ubutinganyi Imana yanjye, umugabo agahura n'umugabo mugenzi we, ariko se bahera he? Ariko se babigenza bate? For sure nkanjye nk'umuntu ndavuga ngo mugire indangagaciro za kinyarwanda. Indangagaciro za kinyarwanda zibarange. Ntabwo izo rero ari indangagaciro za kinyarwanda. Nk'umuntu rero wemera Kristo uhagarariye ubwami, mugire indangagaciro z'ubwami bw'Imana. Biravuga ngo nuko mugire indangagaciro z'ubwami bw'Imana. Iyo wagize indangagaciro z'ubwami bw'Imana ziragufasha, umwuka w'Imana akuyobore. Nukuri umwuka w'Imana akuyobora, umwuka w'Imana abe mu buzima bwacu. Ndumva twasoza ikiganiro tugasengera abantu. Hari abantu bafite umwuka w'irari, hari n'abantu bafite umwuka wo kwikinisha, hari n'abantu bagerageje kuva mu mwuka w'ubusambanyi birabananira, biranga, ariko Imana ifite ubushobozi bugukura kuri uwo mwuka. Imana ifite imbaraga zigukura mu mwuka w'ubusambanyi, Imana ifite imbaraga zigukura ku mwuka w'ubutinganyi, Imana ifite imbaraga zigukura ku mwuka wo kwikinisha. Ubundi wikinisha wabuze iki? Uretse dayimoni wikinisha wabuze iki? So twasenga Imana rero, tugasenga Imana, tugasenga Imana igakiza abantu, igakuraho abantu ibyo bintu. Nagira icyo mbwiraho abantu gatoya mbere yo gusenga. Dufite group itanga serivisi mu makwe mu by'ukuri, kandi serivisi nziza abantu banyurwa bakayishimira. Service ukeneye abo group y'abantu bagukorera serivisi mu bukwe, naga publicité kanyuzeho rwose. Iyo group yitwa Mugunga Business Group. Ikindi kiganiro tuzabashyiriraho agakadi mukabone. Abakobwa, abahungu beza bize bari professional bakora service neza. Rwose ubakeneye wahamagara. Abakwambarira n'abamarene barimo. Oya, amarene ntabwo barimo. Oya, bapare nabo ntibarimo. Ariko byabaye ngombwa ukeneye ubwo bufasha nabwo twabuguha. Ntago babura bapare baboneka. Reka dukore ntuza ifunguye, bibilite ifunguye. Yes. Hari abambarira umusore. Yego. N'umukobwa. Yego. Abo turabafite. Wenda pare na marene ibyo wavuze ngo bebere. Abavugira inka. Abavugira inka turabafite. Abatetsi. Oya. Ubwo ni mbese nikijyanye protocole service. Hari abantu batanga service, hari abantu bakenera abantu babakorera service, gupfundura amafanta, bahagarara ku kigega, ibintu nk'ibyo. Urimo urabyumva, fungura champagne, abo bantu MC urumva publicity uko imeze nuko nguko. Abantu bakwambarira, babahungu bakwambarira, abakobwa bakwambarira turabafite. Ariko pare wapi, marene wapi. Mbere yuko dusoza ikiganiro wanabahana nimero ya telefone. Yes, uramutse ukeneye izo service, amakuru yazo wahamagara 078 04 84 53 8 078 04 84 53 8 cyangwa se 078 390
79002. Reka dusenga Imana. Dukeneye komenti zanyu kuri ibi biganiro rwose. Muduhe komenti. Reka dusenga. Turagushimiye Mana yacu, tuguhaye icyubahiro. Turagushimiye Mwami kubw'iki kiganiro. Ijambo ryawe ni ijambo rizima. Ujya uba inyuma yaryo ukagendana naryo mu mitima y'abantu baryumvise, ukumva ibyifuzo byabo, ukareba ibibazo bafite ukabisubiza. Abantu benshi muri iyi si bugarijwe n'ibibazo byinshi bitandukanye by'imyuka ikorera mu birere, ikorera ahantu hatandukanye. Birashoboka ko bituruka mu miryango, birashoboka ko bituruka mu mivumo. Ibyo byose biriho muri iyi si, turahura nabyo buri munsi, umunsi ku wundi turahura nabyo. Ariko ufite imbabazi. Turagusaba imbabazi, turasabira abantu imbabazi mu izina rya Yesu. Turagusaba Mwami, hari abantu benshi babaswe n'umwuka w'ubutinganyi. Turabasengera ngo imbaraga z'Imana zibakureho uwo mwuka, ukuboko kwawe kwiza kubakureho uwo mwuka mu izina rya Yesu. Hari abantu babaswe n'umwuka wo kwikinisha. Turirukana uwo mwuka wo kwikinisha ku bantu, turabirukanaho umwuka mubi wo kwikinisha mu izina rya Yesu. Hari abantu babaswe n'umwuka w'irari, ury'ubusambanyi mu izina rya Yesu. Turirukana uwo mwuka mu rubyiruko, turirukana uwo mwuka mu bagabo, turirukana uwo mwuka mu bagore, turirukana uwo mwuka mu basaza, turirukana uwo mwuka mu gihugu, turirukana uwo mwuka mu miryango, turirukana uwo mwuka w'ubusambanyi mu izina rya Yesu. Uwiteka we, tugirire neza. Hereza igihugu abakobwa beza bafite umwuka w'ubwenge, bafite umwuka w'ubumana. Hereza imiryango abagabo beza, abasore beza bafite umwuka w'ubumana, bayobowe n'indangagaciro z'ubwami mu izina rya Yesu, bafite ubwenge bw'ijuru. Urakoze Mana, turagushimiye n'ukuri, tuguhaye icyubahiro kubera kugiriye neza abantu. Mu izina rya Kristo Yesu turizeye Mwami. Bigende uko ubishaka, bigende mu bushake bwawe, bibe nk'uko ubishaka, bye kuba nk'uko twebwe abantu tubishaka, ahubwo bibe nk'uko ubishaka. Wabwiye Mwami abigishwa bawe, urababwira ngo nimusenga muvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, kandi icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ubushake bwawe bube ku buzima bw'abana bawe. Dusenze mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza. Shalom, shalom. Turabakunda cyane.